Abashoramari mumeze mute? Iyi ni Rwanda Investor nk'ibisanzwe inyuraho ibiganiro bijyanye no gutredinga cryptocurrency. Nk'ibisanzwe nitwa Jambo, niyo mazina yanjye ku muntu utanzi. Niba hari umuntu ubonye bwa mbere, ni njyewe ubaha ibiganiro bijyanye no gutredinga cryptocurrency kuri iyi channel ya Rwanda Investor. Niba ushaka rero gutredinga cryptocurrency muri business muri rusange, niba ushaka gutredinga cryptocurrency, iyi channel iragufasha kumenya ibintu bigiye bitandukanye, uko wakora business zigiye zitandukanye. Umuntu wese wifuza kumenya ibijyanye na trading, iyi channel ya Rwanda Investor iramufasha. Mukomeze mukurikira ibiganiro byacu. Nk'ibisanzwe rero, reka turebe uko isoko rya crypto rihagaze muri iyi minsi. Nkuko dusanzwe tubigenza rero, muri rusange isoko rya cryptocurrency riracyari muri bull run, riracyari mu gihe riri kuzamuka, kuko ntabwo ryari ryagaragaza ibimenyetso byo gukora reversal ngo ryongere risubire hasi. Rero n'ubundi nk'ibisanzwe isoko rya crypto uko rihagaze tubirebera kuri Bitcoin nk'imfura y'ama crypto, twongera tukareba no kuri Ethereum nka coin ikurikira Bitcoin. Urabona Bitcoin ubu ngubu tuvugana iri kuri 23, duherukana iri kuri 21 ariho iri honyine. Icyo gihe nababwiraga ko n'ubundi irazamuka, ishobora kuzamuka ikagera kuri 22,700 gutyo, ariko murabona ko yahageze ikaba yararenze ikagera kuri 23. Rero turebye kuri chart yayo ya Bitcoin, turasanga iyi ni daily time frame, turasanga yaratestinze ya key level navugaga yo muri 22,800. hanyuma ubu niho ikibyinira hagati ya 22,400 na 33,200 niho hantu ibyinira hagati aho muri iyi minsi. Ikintu rero twiteze kuri Bitcoin gishobora no kumuvinga crypto muri rusange, nkuko n'ubundi crypto nyinshi cyangwa isoko rya crypto rijyana na movement ya Bitcoin. Ikintu twiteze nuko mu gihe iyi Bitcoin itamanuka ngo itestinge iyi level n'ubundi yo muri 21,900, yazamuka ikagera, ni ukuvuga ko yazamuka igahita izamuka igatestinga iyi level yo kuri 25, mu gihe yaba idahise itestinga hano kuri level ya 21,900, mu gihe yaba itamanje kuyitestinga iyo level mvuze, yahita izamuka ikagera kuri 25 yuzuye. Hanyuma yahagera nabwo ikaba yakora consolidation, usibye ko iyi level ya 25 ntabwo ari nini cyane ku buryo yahatsinda. Mu gihe yabihageze rero, ishobora gukora consolidation n'ubundi nkuko bisanzwe. Mu gihe yaba igeze hano kuri 25 nkuko bisanzwe, n'ubundi cryptocurrency zitagenda straight line, yabanza igakora consolidation hano, yaraba yasoza gukora consolidation hano, ikaba yasubira ikazamuka ikagera muri 28,900. hanyuma iyi level yayisoza ukurikije hano
iyi key level ya hano ishobora kuhagera naho ikaba yahatinda ikahakorera naho consolidation, yarangiza igakomeza ikazamuka ikagera muri 30 hano na bibiri, ukurikije n'ubundi level ya hano ikomeye cyane, iyi resistance ya hano ikomeye cyane, akaba ariho yagera, yarangiza ikaba yakora consolidation ikaba yamanuka, ikaba yasubira inyuma, ikaba yamanuka ikongera igakora reversal. Yes, ikaba yamanuka igakora reversal igasubira hasi muri 23 na bibiri hafi aho ngaho. Ariko mu gihe tutarabona icyo iri gukora, ishaka gukora, turacyarindiriye kugira ngo ibreaking iyi umurongo uri hano kuri hagati ya 23,300 izamuke ikore retest hano, hanyuma tubone kugura, turafatira inyungu muri 25 hano hejuru, hanyuma tukabona inyungu. Hanyuma iyo urebye muri time frame zo hasi, mu time frame ya turebe muri time frame y'isaha, urasanga n'ubundi nk'ibisanzwe ikiri bullish, kuko iracyari bullish nubwo ikibyinira hagati n'ubundi ya level navuze, hagati ya 22 na 500 na 23,200, ariko kugeza kano kanya iracyari bullish, nta bimenyetso byo kuba bearish ngo ikore reversal yari yerekana. Niyo mpamvu ngiye nkiri mu position ya bullish, ndi gushaka opportunity yo kugura isoko mu gihe riri kuzamuka. Ku bantu rero scrappinga badatinda mu isoko, scrappinga iyi movement ya consolidation, bari kuyibyaza umusaruro. Iyi ni muri time frame y'iminota 30 ndimo kuri Bitcoin. Urabona ko yakoze movement, iramanuka testinga hano iyi level ya hano muri 22,400 n'ubundi, ubu ikongera igahita izamuka ikagera, ubu tuvugana igeze kuri 23,100. Urumva hagati ya 22,400 na 23,100, urumva ko harimo inyungu ku bantu scrappinga badatinda mu isoko. Hanyuma turebye na Ethereum nayo nuko, urabona n'ubundi turi muri time frame y'umunsi, daily time frame. Turabona ko yageze mu 1,650 kuri iyi level, yarangiza n'ubundi igakora consolidation. Ubushize twakoze video twavuganye iri hano muri mu 1,500, tuvuga ko ishobora kuzamuka ikagera kuri iyi level ya 1,650-70. Hanyuma yarahageze ikora consolidation, ubu n'ubundi twaba dutegereje ko izamuka ikaba yatestinga mu 1,800 kuri iyi level, kuri uyu murongo muri kubona twaciye hano. Nkuko bigaragara hano isa n'ikiri nayo ikiri bullish, murabibona nidushyira muri time frame ntoya, level ya testinze hano, hanyuma ikaba kuri twebwe expectinga ko ishobora kuzamuka n'ubundi ikagera kuri iyi level ya 1,800, mu gihe nta bindi bimenyetso iragaragaza byo ko irasubira inyuma ngo ikore
rivaso, kuko mu isoko byose biba bishoboka. Ishobora gukomeza ikazamuka cyangwa ikongera igasubira inyuma ikaza gutestinga mu 1400 na 300 gutyo. Dushyize muri time frame, reka dushyire muri time frame y'iminota 30 kugira turebe ku bantu bari gutradinga, abantu bari gutradinga bascrapinga, aba day trader, niba hari umusaruro bari kuyibyaza. Urabona ko dushyize muri time frame y'iminota 30, urabona ko nayo iracyari gukora consolidation muri cya gihe dutegereje ku breaking uyu murongo ngo imanuke cyangwa se ka breakinga izamuka. Iracyari muri consolidation ku buryo n'ubundi umuntu scrapping ataratinda mu isoko, iyi movement ashobora kuyibyaza umusaruro n'ubundi mu gihe igikora consolidation hagati y'imirongo ibiri. Naciye ku muntu uzi gukora analysis, uzi bitewe na technique akoresha, bitewe n'uburyo akoresha, n'ubundi iyi movement ntoya iyi coin iri gukora ari kuyibyaza umusaruro. Guys, nuko isoko riri kugaragara muri iyi minsi ibiri ishize, nta movement igaragara isoko rifite. Nkuko bigaragara hano riracyakora consolidation, ryitegura kuzamuka cyangwa kumanuka, kuko byose bishoboka. Ariko mu gihe isoko ritaragaragaza ibimenyetso by'uko rigiye kumanuka ngo ritangire rikore wenda amarowa high n'amarowa lows, ndacyari muri bullish position. Mwibuke iyi ntabwo ndi umujyanama mu by'ubukungu, ni ugukora research yawe nawe ugakora analyse, ukareba se ibyo jambo yavuze ibyo numvise ko coin igiye kuzamuka nibyo, kugira ngo ukore ibintu uzi neza ko birashoboka, atari kugendera ku byo wenda nakubwiye, kuko iyi content ni educative kurusha kuba ari financial advice. Rero nuko isoko rihagaze. Murakoze cyane, mukomeze mugubwe neza, muryoherwe no gutradinga ni byiza. Nizere ko amafaranga muri kuyabona. Ciao. Abashoramari mumeze mute? Rwanda Investor ibafitiye promotion ku muntu wifuza gutradinga cryptocurrency, wifuza kubimenya. Nshaka guha amahirwe abantu 10 muri groupe mbana nabo kuri WhatsApp, n'abantu 10 kuri share, n'abantu bankurikira kuri Rwanda Investor. Abantu ubwo n'abantu 20. Niba uri interested, ushaka kumenya iyo promotion, uko wakwiga byoroshye futures trading, crypto trading, unyandikire kuri nimero yanjye 078 19 420 79. Ciao ciao.